abazi imikino y'ubu ubwo rero abashobora kureba rwose abahungu n'abahungu babizi neza bashobora kubireba. Kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ingoro z'umurage mu Rwanda byabereye ahari ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro ku rwego rw'igihugu. Ingoro y'amateka yahoze ari inzu ya Perezida Juvenal Habyarimana yahinduwemo ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi. Birumvikana ko iyi ngoro ibitse amateka ndetse abantu benshi barayisura aho banareba ibihangano biyirimo. Bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri abanza, ayisumbuye na za kaminuza bavuga ko gusura ingoro z'umurage z'u Rwanda bibafasha kumenya amateka no kugira ibyo bigiraho bituma bakomeza kubaka igihugu. Akenshi niyo tugiye dusura ahantu hagiye hatandukanye tumenya byinshi kuruta uko twabisoma mu bitabo. Burya iyo bigaragara uko bigaragara mu bitabo no kubyibonera ku maso biba bitandukanye, rero ukaba wabona neza uko biteye ndetse n'uko bisa. Mazi kandi ni byiza kwasura, bituma bimwe na bimwe umuntu ataraza agenda abimenya bitewe n'ahantu aba yaragiye akurira, kugira agenda umenya nyine imico y'ahantu ko abambere bari babayeho, ibintu byinshi bigiye bitandukanye tugenda twigira ku batubanjirije. Ashishikariza urubyiruko ikintu cya mbere ni uguha umwanya kwitabira ndetse no kuzirikana kugerageza kugera ahantu nk'aha ngaha tuba twahamagawe, kuko ni tuhangukira byinshi tukabasha no kwihigira byinshi byatugirira umumaro. Intebe y'inteko y'umuco Ambasaderi Masozera Robert yagaragaje ko kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ingoro z'umurage z'u Rwanda bivuze kumenya no gusobanukirwa amateka, ariko bikanajyana no kubungabunga umurage. Mu bikorwa rero twateguye, icya mbere cyari n'ubundi gufungura imiryango ku banyarwanda bose ku buntu, kugira ngo baze basure ingoro ndangamurage banazimenye ko hari n'ikibazo cyo zitaramenyekana cyane. Ubuzima ushobora kuza ukaba wakwiga ibigize umurage, noneho hakaba n'uburyo bwo guhererekanya umuco, bisobanura gutoza cyane cyane abakiri bato ibigize umurage, ibyari bigize umurage wabo. Iryo hererekanyamuco rero mu ngo ndangamurage ni icyo ngicyo, niyo nsanganyamatsiko twafashe. Iyo urebye ubutumwa mu by'ukuri twebwe inteko y'umuco twatangaga, kwari kuvuga ku imizi y'u Rwanda, imizi y'abanyarwanda urubyiruko rukwiye kumenya. Kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'ingoro z'umurage z'u Rwanda byari bifite insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'ingoro z'umurage mu ihererekanyamuco. Ubu hari gahunda yo guteza imbere imwe mu mikino gakondo y'abanyarwanda bo hambere irimo igisoro, aho kuri uyu munsi uyu mukino wazirikanwe abanyeshuri batsinze abandi mu kubuguza bakaba banahembwe, bigamije gukundisha abantu umukino w'igisoro. Tuyishimire Mireille, i Kigali. Bisubiza ikibazo rero kijyanye n'insanganyamatsiko y'uruhare rw'ingoro ndangamurage mu ihererekanyamuco. Aho bihurira, ingoro z'umurage ntabwo ari zino nyubako burya mubona zibitsemo ibikoresho bya kera, ahubwo ingoro ndangamurage ni ahantu havumbura amatsiko, ni ahantu hatera amatsiko ariko higisha, hari ubuzima ushobora kuza ukaba wakwiga ibigize umurage, noneho hakaba n'uburyo bwo guhererekanya umuco, bisobanura gutoza cyane cyane abakiri bato ibigize umurage, ibyari bigize umurage wabo. Iryo hererekanyamuco rero mu ngo ndangamurage ni icyo ngicyo, niyo nsanganyamatsiko twafashe. Umukino w'igisoro ni umwe mu murage twifuje yuko urubyiruko cyane cyane abakiri bato bamenya kuko ntabwo bawuzi. Mu magambo yavugiwe hano, iyo urebye ubutumwa mu by'ukuri twebwe inteko y'umuco twatangaga, kwari kuvuga ku imizi y'u Rwanda, imizi y'abanyarwanda urubyiruko rukwiye kumenya.
aho twagaragaje ngo muri uyu mukino w'igisoro ni mukuru cyane, ni umukino wa kera cyane, n'abahanga mu by'amateka ntabwo bazi igihe mu by'ukuri watangiye mu Rwanda. Icyo bazi n'igihe watangiye kumenyekanira, watangiye kumenyekana ku ngoma y'umwami wacu Ndoli, Ruganzu Ndoli, ubwo hari nko mu kinyejana cya 16. Uwo mukino ukinwa buri gihe, ukaba mu buzima bwa buri munsi, abantu bakawukunda, bakishima, bagasabana, bakanahigira ibintu byinshi. Ariko ikibazo twabazaga hariya tunibaza, kugira ngo abantu tunakanguke twese, tukibaza ngo uwo mukino ko wari ukunzwe, uwo mukino ko umaze igihe kinini, byaje kugenda gute kugira ngo igihe abakoloni batangiye kuzira, igihe twatangiye guhura n'andi mahanga yo hanze n'indi mico, ubone ugiye ucika intege, ukabona abanyarwanda cyane cyane urubyiruko ahubwo batangiye kwihitiramo gukina amakarita, uriya mukino w'amakarita wavuye hanze, gukina imikino yindi ariyo bita esheke cyangwa chess. Hari iriya mikino mvamahanga yaraje mu by'ukuri isa naho isimbura uyu mukino, abantu bose bagatangira kuwukina. None tukibaza ngo byagenze gute? Wareba ibisubizo, yego ubukoloni bwagizemo uruhare, nibyo guhindura imyumvire, yego imico yo hanze koko yaraje iraganza, ariko natwe tubifitemo uruhare rwose. Abakuru cyane cyane natwe ntabwo twabigizemo uruhare rwo gutoza abakiri batoya iyi mikino gakondo. Twese rero twagiye mu kuvuga ngo ibyo hanze biruta iby'iwacu. Icyo rero nicyo inteko y'umuco mu nshingano dufite zo kubungabunga umurage w'u Rwanda no kongera kwihesha agaciro. Mu by'ukuri ikintu turimo kugerageza ni ukuvuga ngo twongere dukundishe abanyarwanda iby'iwacu, twongere tubumvishe agaciro bifite. Igisoro ni umwe mu mirage twatangiye kuganiraho cyane. Igisoro kirimo ubusabane, harimo imibare, harimo gushishoza, harimo kumenya kuzigama, kuko iyo ufite byinshi ukabicunga nabi birangira baguhize. Ushobora no kugira bikeya, ariko kubera ko wabyitwayemo neza ugatsinda. Twabivugaga neza rwose, buriya mu mukino w'igisoro ushingiye ku nka cyane. Inka zawe iyo utazirinze ngo uzikomereho, barazikunyaga bakazitwara, ariko iyo witwaye neza ushobora kunguka. Rero igisoro kirimo ubwenge, igisoro kirimo indangagaciro nyinshi. Ni umukino rero uyu munsi twahaye urubuga cyane, noneho tuza no gusanga ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu, hari intara yo mu Budage yitwa intara ya Rhénanie-Palatinat, ifitanye umubano n'u Rwanda hashize igihe kinini cyane, imyaka irenga 40, guhera muri 1982. Aba nabo ni abantu beza, ni abantu ubona bashaka kubana n'abanyarwanda, bafitanye umubano n'amashuri, bafite umubano n'amatorero, bafite umubano n'inzego zo hasi z'ibanze. Rero ibintu by'umuco, igisoro rero ahantu cyatangaje uyu munsi mu byagaragaye no muri iyi minsi, cyaje kugaragara yuko gishobora guhuza n'ibihugu. Cyaje kugaragara ko gishobora no guhuza ubucuti, kongera gushimangira ubucuti bwacu hagati yacu n'intara ya Rhénanie-Palatinat, ubucuti bw'u Rwanda hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubudage. Igisoro kirimo kirashimangira ubwo bucuti, uwo mubano. Ngira ngo banabibasobanuriye, hari ibisoro batwaye iwabo, ubu barimo nabo bariga kubuguza, cyane cyane mu mashuri afitanye umubano n'u Rwanda n'amashuri yo mu Rwanda. Ngira ngo babibasobanuriye abahagarariye biriya biro bya Jimelage. Ubu nabo barimo baritegura kuzaza hano bagakina n'abanyarwanda, cyane cyane abanyeshuri, kugira ngo uwo mukino wongere ushimangire ubucuti. Rero mu bubanyi n'amahanga, urabona ko igisoro nacyo gishobora kuba imwe mu nzira yo gushimangira uwo mubano hagati y'abaturage b'ibihugu bitari biziranye bikundana,
gishobora guhuza ibihugu. Niyo mpamvu nanjye mu ijambo navuze ko igisoro ubu cyabaye ambasaderi, cyabaye nacyo ambasaderi w'u Rwanda, gishobora kuzamura ibendera ry'u Rwanda hanze, nk'uko intore z'u Rwanda iyo zigiye hanze zizamura ibendera ry'u Rwanda, nk'uko imigongo, iyi mitako gakondo ishobora kuzamura ibendera ry'u Rwanda, nk'uko n'indi mirage yose. Igisoro nacyo cyabigaragaje uyu munsi. Ubu turimo turanibaza ngo nyuma y'ahangaha rero bigiye kugenda gute. Batubwiraga yuko noneho bagiye kwitoza nabo kubuguza, noneho nyuma yo kubimenyera bazategura ko abanyeshuri bo muri Dani-Palatina bo mu Budage, muri iyo ntara yo mu Budage, bazaza biteguye kugirana umukino cyangwa amarushanwa n'abanyeshuri b'inshuti zabo hano mu Rwanda. Icyo gihe rero murumva akamaro k'igisoro twungutse karako twari tukamenyereye nk'agafite akamaro mu kubaka ubunyarwanda, gukunda igihugu, kumva ufite imizi, ariko tunungutse yuko igisoro gishobora no kuzamura ibendera ry'u Rwanda mu mahanga.